aha reka dutangire rero ni ku Ibendera TV twakiriye umuntu hano agiye gutangira twibwira hanyuma tugirane ikiganiro mu by'ukuri dukomeza tubakangurira gukurikira ibyo tubagezaho ku Ibendera TV mwirinda coronavirus muri iki gihe yugarije isi n'abanyarwanda muri rusange. Twatangiye utangire twibwira. Nitwa Mpabwa n'Imana Jean Paul, ndi umukozi w'Imana mu itorero rya Rukiri muri paruwasi ya Rukiri n'umudugudu ni Rukiri, niho nkorera umurimo w'Imana w'ivugabutumwa mu buryo bubiri, uvugabutumwa mu buryo bwo kugenda ariko evangelisation no mu rwego rwo kuririmba mu bw'indirimbo, mu buryo bw'indirimbo, kuko ndirimba muri korali ya mbere yitwa korali Maranatha. Hanyuma rero muri iyi minsi tuba tumenye yuko wisanze mu kato cyangwa se karantene. Byagenze gute mu by'ukuri kugira ngo wisange aho hantu Rukiri, na twamenye ko wari urimo muri karantene mu majyaruguru? Byagenze gute mu by'ukuri uduciriye mu magambo arambuye? Muri makeya nari ndi Nairobi, nari naragiye mu ivugabutumwa kuko nkunze kwigisha hirya no hino mu East Africa. Nari mvuyeyo mbere nari nagiye n'indege, njyayo nagiye n'indege, noneho tugiye kuza twumva ko ivuga babifunze, dukatisha amatike, nkatisha itike y'imodoka ituzana. Ngira ngo naje mu modoka ya nijoro, tugera ku mupaka, twaciye na Uganda, tugeze Uganda turakomeza, ariko twumva amakuru yuko turi mu nzira za Ntungamo, nibwo twumvisha amakuru yuko abantu bose barimo kuva hanze bagomba kugira guca ahantu bagomba kumara ibyumweru 2 kugira ngo bataba bapimwa, kugira ngo barebe ko bataba bazanye coronavirus, kuko icyo gihe nibwo yari yadutse, yari irimo kuvuga cyane. Ni muri urwo rwego rero tugeze ku mupaka nibwo twabonye ibintu byahindutse, uko twari tumenyeye ko twari twumva ko tugomba kugenda tukata tujya mu rugo. Ubwo rero twaraje dushiduka natwe barimo badupima ku mupaka, baradupima nk'ibisanzwe, ariko baratubwira ngo uyu munsi wa none ntago murajya mu rugo, ahubwo mugiye kumara iminsi 14 murimo gupimwa kugira ngo barebe ko mutazanye coronavirus. Aho mwari muri ku mupaka, no uhe mupaka yenda naho wahatubwira neza? Umupaka twari turiho ni umupaka wa Gatuna, hariya muri Gicumbi, twari turi muri Gicumbi igatuna. Hanyuma rero twinjiyemo muri ubwo buzima, baba bashyize aho ngaho muri ako kato. Ubundi ubuzima bwa hariya buba bumeze bute? Sa n'udusangiza ukuntu ubuzima bwari bumeze. Ubuzima bwa hariya tukiza bwa mbere byari ibintu bikomeye cyane, ko ntago twabyumvaga, nabo twari turi kumwe, nkanjye ntago nabyumvaga, ko nabonye abantu bamfashe ambulance iramfata iranjyana ku karere ka Gicumbi, baratubanza baratwigisha, baratubwira ngo tugomba kubyakira, kuko niko amabwiriza y'igihugu yateganyirwa cyangwa itegeko rya minisante, ati tugomba gushyirwa ahantu. Muri uko rero ntago twabyumvaga umuntu tugiye kumara ibyumweru 2 turi ahantu tutageze mu miryango yacu. Ntago twabyumvaga ko kubyakira byabanje kutujena, byabanje kutwakira byaratugoye cyane, ariko nyuma barimo kutwigisha uburyo bubi bwa corona, n'uburyo tugomba kuyirinda, n'uburyo tugomba kurinda popularity y'abantu, yuko umuntu umwe ashobora kwanduza igihugu cyose kubera iyo corona virus ayizanye. Twageze tuja kubyumva buhoro, uko twagezeho turabyumva. Ko utubwiye ko wari wagiye mu ivugabutumwa muri Kenya, kandi ukatubwira ko mwari benshi, abo bandi yenda mwari mwajyanye cyangwa byagenze gute? Abo bantu ntabwo twari twajyanye, kuko ngenda nagenda umwe mu itorero rimwe ryari ryampamagaye mu ivugabutumwa njya kwigishayo, ariko abo nkubwira twari turi kumwe ni abantu twaturukanye Nairobi na Uganda, ni abantu twari turi kumwe muri base imwe ya Volcano, nibo bantu twari turi kumwe nabo. Wari ugikomeza udusangiza ubuzima bw'uko hariya muri karantene biba bimeze
ubuzima bwabo baba bumeze gute? muri karantene igitangira ntabwo biba ari byiza, ariko iyo ukomeje gutindamo nibwo ugenda ubwiyakira. Mu by'ukuri ni ahantu ubona leta ni umubyeyi, ikidukorera ishakira abaturage bayo cyangwa abaturarwanda bose amahoro n'ibyiza. Niyo mpamvu ubona ayirinda, ihora ikumira, ikarinda ikintu cy'icyago cyakwinjiramo. Natwe niko twabyifashemo, kuko buriya muri karantene cyakoze twahatinze, twibaza ubuntu tuzarya n'ukuntu tuzabaho bikatuyobera, ariko bageze baratubwira bati ibyo kurya ni leta izajya idufasha, niyo izajya ibiduha, icyo kunywa cyose nta kintu tuzabura, yewe no gufurirwa imyenda bazadufurira imyenda, niko hari imashini zigomba kudufurira, niko batubwiye badusezeranye. Mu by'ukuri uko byagiye bihinduka niko twagiye tubona, uko iminsi yagiye yicuma niko twagiye tubona ko ari byiza cyane. Mu buzima rero bwa karantene ni ahantu uba uri mu cyumba, batujyanye nkanjye banjyanye baradutandukanyije, nk'abo twari turi kumwe n'abantu 16. Abo bantu 16 badushakiye ahantu bita Karambo muri Gicumbi impande na Muhazi, niho twagiye. Ni ahantu heza cyane, heza rwose pe, buri muntu yari afite icyumba cye na dushe na toilette mu cyumba byose, nta kintu na kimwe waburaga. Ngira ngo icyo waburaga gusa ni ukubona abo muvukana cyangwa gutembera, ariko ubundi byari bimeze neza cyane. Muri ubwo buzima rero baratugaburiraga mu gitondo, bakaduha icyo kurya, breakfast bakayiduha, ariyo bita petit déjeuner, bakaduha na saa sita ibyo kurya, yewe na nimugoroba bakaduha icyayi cyo kunywa, bakaduha n'amazi. Ibintu byose twarabibonye kandi neza. Gusa ikintu gitandukanye, baduhaga tekawe. Twabonaga abantu b'abagabo nkatwe ukuntu tugiye gufata tekawe tukumva ni ikibazo gikomeye cyane. Ngira ngo muranabibona, bwa mbere bakimara kuduha baduhaye mwene akagapfukamunwa, akak'icyatsi, ngira ngo katandukanye n'utundi twose. Turavuga ko tuzi ko ibi byambarwa n'abantu bagiye kubagwa bo kwa muganga, ati se none ibi nibyo baduhaye akagapfuka mu mazuru, niko baduhaye. Ariko turakakira, buri byari itegeko yose kwambara agapfukamunwa, ni itegeko. Natwe twarabikurikije, dukurikiza amabwiriza baduhaye, dukomeza kugendererwa n'inzego zose, yewe yaba gavana bahariya nta rwego na rumwe rutatugezeho. Iyi nabo muri presidence batugezeho, bamaze kutugera batubaza uko tumeze, kandi mu gitondo baradupimaga, bakadupima. Twari dufite abaganga n'abapolisi baducungiye umutekano, urumva ko twari tumeze neza, nta kibazo twari dufite. Ariko ntango twasohokagamo, twahoraga mu cyumba nk'aho ngaho, twavagamo gusa tugiye gufata ibyo kurya, niho tugiye kwicara kota akazuba. Buri muntu wese yicaraga atandukanye na mugenzi we harimo metero imwe. Urumva rero tugafata akazuba, twongera tugasubira mu cyumba. Ubwo buzima ni ubuzima yego bugoye, ariko byagejeje turabyakira, koko harimo no kwirinda ndetse no kurinda igihugu cyacu. Aho ngaho se ubwo mwamaze igihe kingana iki? Twumvishe ko mwahagiye, kandi mwaje kuhava gute? Ukuntu twahavuye, twahamaze twebwe twahamaze iminsi 20, ukuvuga ngo ni iminsi 14 wongeyeho indi minsi, ku buryo twakwije iminsi 20 niyo twahamaze. Ariko iyo minsi 20 hari harimo kudupima, badupimye ubugira kabiri, badupima. Gusa amahirwe twagize twebwe nuko twasanze nta muntu n'umwe urwaye corona virus, nta n'umwe basanzemo. Twese ibizami bya mbere baradupimye by'amaraso, barakidupima, baragenda batuzanira resultat zerekana ko ari negative. Barongera badupima ikindi cya kabiri cyo mu kanwa, nanone nacyo kiza, baza muri laboratoire y'inaha i Kigali, basanga ni negative. Muri uko kuri negative rero twebwe twumvishe ari umunezero cyane ko nta urwaye muri twebwe urimo,
muri site yacu, ariko ni muri site yacu aho twari turi aho ngaho Karambo, twasanze nta muntu n'umwe wari urwaye muri bo, muri twebwe. Gusa banatubwiraga yuko baduhuzanira imodoka zikaducyura zikadusubiza aho dutuye cyangwa zikatugeza mu rugo. Kandi tutari twagera mu birebana n'uburyo mwatashyemo n'uko babacyuye, hari abantu hanze aha ngaha batangira kumva ibimenyetso by'uko bya coronavirusi bakagira ubwoba bwo guhamagara ya nimero cyangwa se ngo biripotinge. Wowe wahuye n'ibi bintu, tubwire ibizamini bifatwa n'ibihe, kuko buriya harimo n'abantu batinya bavuga bati bafata yenda ibizamini bikomeye bikabatera ubwoba. Tubwire ibizamini babafata biba bimeze gute? Oya, ibizamini bafashe ni ibintu byoroshye cyane, ntibakabatera ubwoba ko ni ibizamini byoroshye cyane. Ni bagufata urushinge, bagufata amaraso mu mutsi, bakuye mu mutsi ni amaraso bakura mu mutsi bakajya kuyapima. Ikindi kizami cya nyuma ni ukukwasamura bagashyirayo akantu bakagupima. Bafata akantu gusa biri mu nkanka aho ngaha mu rwego rw'abaganga, ko njye sindi umuganga, siyo domene yanjye, ariko nabonye banyasamura bafatamo akantu mu nkanka yanjye, barangije bajya gupima. Ni nacyo kintu gusa umva, ni ibintu byoroshye, nta nubwo binababaza, ni ibintu byoroshye, ni utuntu duto cyane rwose pe. Ntibagatinye rwose. Ni byiza kumenya no kuhagaze, ko byaratunejeje cyane. Hanyuma rero udusangije ubuzima mwabayemo, udusangiza ubuzima bwo gupimwa, ngira ngo noneho twagera ku buryo mwaje gutahamo. Bamaze kudupima batubwiye, batuzaniye ibisubizo byacu biturutse i Kigali, n'abaganga bacu, twaba dufite abaganga badukurikirana n'aho ngaho. Nta kindi bahise batubwira ubuyobozi ngo twitegure, kuko basanze buri wese bamuhaga igisubizo cye kiri muri envelope. Ntago bahamagaraga umuntu ngo bambwe na envelope, ukagenda ukirebera wowe ubwawe, wamara kwirebera ukamenya kuri muzima cyangwa ukamenya ko urwaye. No kumenya ko tutarwaye nuko nawe twarabisomaga, tumaze kubisoma bakabona umuntu arimo guseka, kuko twese twari dufite ubwoba ati twaba twaranduye, bitewe nuko batwigishije uburyo yandura iyi ndwara. Iyi ndwara yandura ni umurerekanye cyane, kubera ko iyo utakoze kwirinda cyangwa kutubahiriza amabwiriza ya leta ikubwira cyangwa minisante, ushobora kwanduza abantu utabizi, ushobora no kwirwara utabizi mu gihe utagiye kwa muganga. Ni ukuri ndagira ngo nkubwire ngo wowe unyumva nkurikiye, ngushishikarize nkubwira ngo nubona ikimenyetso wihute guhamagara iga nimero, numara kwihamagara uze wirukange, ko we gutinda, kuko ni nacyo kintu batwigishije. Kandi no kugenda ugende ufite agapfukamunwa, kandi hagati y'umuntu n'undi ushyiremo metero. Mu by'ukuri twarishimye bamaze kutubwira ko ntawe wanduye irimo, batubwira ngo tugende tubishishikarize kandi tubitangarize n'abandi mu midugudu dutuyemo, tugende tubibabwire. Kandi ni twebwe gusa ikintu batubwiye ntazibagirwa, batubwiye ngo buri muntu wese nubona mugenzi wawe umubonemo corona nubona mugenzi wawe atambutse umubonemo corona, ugende kure yiwe, kandi ugende ushishikariza amazi no gukaraba n'isabune, ndetse yewe ikintu cyose cyo kugenda. Ubu nanjye ahangaha mu rugo uragenda ukaza ugakaraba, ngira ngo nawe wakarabye, wabibonye, waje ahangaha nawe twaguhaye amazi urakaraba. Gusa n'umuntu wese ugera utambuka shyira agapfukamunwa akangaka, kuko batubwiye n'uburyo yandura. Ubwo rero tugomba kugira gute? Kubahiriza amabwiriza ya minisante n'igihugu kitubwira. Ese kuva aho ngaho wa mugane za modoka bababwiye zaje kuza cyane, ko kuva hariya muri Gicumbi kugera inaha i Kigali hano turi ni urugendo rurerure, kandi muri biriya bihe imodoka zari zaramaze guhagarara. Tubwire ukuntu mwabashije kugera inaha ngaha. Imodoka batubwiye yuko bagiye kudutumiriza imodoka, haje kwasiteri, ni kwasiteri bazanye. Iyo kwasiteri ije gutwara abantu 16, kandi iyo kwasiteri bayibwiye ko igomba kutugeza mu rugo. Uko niko byagenze koko. Urumva yaraje, buri wese agenda ategeranye na mugenzi we nk'uko babivuga,
rwose hasigaye kwasiteri ijyamo abantu ngira ngo ni 30, uri kumva 30, twe twigiyemo turi 16, tumva hari twarisanzuye cyane, turisanzura cyane. Twaraje tuyijyamo n'imizigo yacu n'ibintu byacu byose, turaza ngira ngo twafashe isaha imwe kuva aho ngaho twari turi kugera inaha i Kigali. Tugera muri ka Kigali hariya aho twasanze n'izindi modoka n'abantu bose baruhukiraga. Gusa ikintu cyiza cyane leta, nongera gushimira leta ikintu yakoze, yagiye ikora. Leta n'umubyeyi ni ikintu gikomeye cyane, baritanga cyane, kandi nanashimira na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Ibintu bari gukora rwose ni ibintu bikomeye cyane, n'inzego ni ukuri turabashimira cyane, baritanga cyane. Twarahageze baratwakira, abariho dusanze aho ngaho, bafata abantu bamwe bajyaga mu ntara, bo bagiye kurara muri hoteli, kuko iryo joro ntango bagiye kurara, ntago bayiraye batashye, bagiye kurara muri hoteli nziza kandi muri uyu mujyi wa Kigali nziza. Babarazamo bazinduka mu gitondo bagenda. Ariko twebwe dutuye mu mujyi wa Kigali, twebwe iyo modoka yaragiye dore itugeza mu rugo rwose neza, impande n'urugo niho yatugejeje, kuko hari n'injoro itugeza mu rugo neza nk'uko babidusezeranyije. Urumva rero itugirira neza cyane ko idusezeranyije iranabikora, ko batubwiye kutuvana Gicumbi tukaza mpaka kandi kugeza mu rugo, ni ikintu gikomeye cyane. Reka rero tugere ku musozo. Ubutumwa yenda watambutsa, ikintu kikuri ku mutima, yaba ari gushimira Imana, yaba ari gushimira leta, ubutumwa bwa nyuma bukuri ku mutima. Ubutumwa bwa nyuma, ubwa mbere ndabanza gushima Imana yuko igikomeje kundinda, nabo twari turi kumwe ndetse n'abanyarwanda, ikomeje kubarinda bose, kandi ni byiza. Imana turayishima. Ikindi nanone ndashimira perezida nyakubahwa, ndamushimira cyane kabisa rwose pe, kuko kwitanga, uko bitanga, kwitanga kuza kurwanya iki cyorezo kugira ngo gishire, kandi n'ibintu arimo kudukorera, arimo gukorera abaturage, abaturarwanda bose, umunyarwanda wese, ni ikintu gikomeye cyane. Ndashimira leta, nshimira n'Imana irimo kugenda idufasha muri byose. Gusa Imana ikomeze dufashe, dukomeze dusenge kugira ngo iki cyorezo dukomeze kukirinda. Ubutumwa ntanga bwa nyuma nanone ni ukushishikariza buri munyarwanda wese urimo kunkurikira kubahiriza amabwiriza ya leta, amabwiriza ashyiraho. Burya ntukabone barimo gutambutsa ku mateleviziyo barimo kubabwira mwirinde corona, musigaye mugira iterima ivuga ngo guma mu rugo ku wa mbere, guma mu rugo ku wa kabiri, guma mu rugo ku wa gatatu. Burya ni wowe urimo kugira utarimo kubwira wowe, nanjye ndimo kumva, ndimo kwibwira nanjye ubwanjye, ni inyungu zanjye kandi ni inyungu z'abaturarwanda zose, kuko nanduza abandi. Niyo mpamvu rero ugomba kuguma mu rugo, ukizangendo zidafite gahunda ukazireka, kandi ikindi mu rugo ufite n'agapfukamunwa nk'aka ngaka mfite, ngira ngo urakabona. Gusa ubahiriza amabwiriza ya leta kugira ngo ubashe kurwanya iki cyorezo nawe kitabasha kukugeraho. Nibwo butumwa ntanga. Ikindi gusa kuba Kristo nabo ndababwira ngo hari ijambo ry'Imana rivuga ngo ku mwami wanjye azantabara, ngo nicyo gituma tutamwara, mu maso yacu hagakomera. Imana yacu iradutabara, kandi n'igihugu cyacu Imana iraza kugitabara, kandi turimo kubona ubutabazi, Imana irimo kugenda yihesha icyubahiro. Murakoze. Reka rero tubashimire mwebwe mukomeje kudukurikira hano ku Ibendera TV. Twari turimo tuganira na Jean Paul atubwira bumwe mu buzima anyuzemo hariya muri karantene mu ntara y'Amajyaruguru. Ibendera TV utugeraho unyuze ku murongo mugari wa YouTube, ukandika Ibendera TV ukaba watugezeho. Mwirinde coronavirus, mukurikiza amabwiriza leta ikomeza kutugezaho, cyane ko isi yacu irugarijwe n'u Rwanda muri rusange rurugarijwe, ariko nitwe tugomba kubikemura. Ntutinye kuduha igitekerezo cyawe utwandikira kuri email ureba hariya kuri video ndetse na telefone waduhamagara. Ugira amahoro n'ubuzima bwiza.